Yes my people, nagarutse nanone no umuhungu wanyu nyita Mr. Ila. Ikiganiro bakita One Step Show, ngenda ngugezaho amakuru yagezweho, amakuru y'ibyamare ndetse na showbiz ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye biri kuvugwa mu isi. So guys, muzi ko muri isi itandukanye habaho umunsi w'abakundanye Saint Valentin, umunsi w'ijyana mu ijoro rya Bikira Mariya ndetse n'indi minsi itandukanye yizihizwa mu isi. So guys, ikintu uyu munsi nje kukubwira, ese waba uzi ko hari umunsi wahariwe abapfuye? My people, uyu mu Cyongereza uzwi nk'izina rya Day of the Dead, aho ibihugu bimwe mu isi byizihiza cyangwa se bishimira bene wabo bapfuye. Guys, nugira amatsiko uyu munsi reka nze mbe nkumanukira ibyo bihugu mbikubwira ndetse mubwire na byinshi kuri uyu munsi. So ahanga ndahera mu gihugu cya Mexique. Mu gihugu cya Mexique niho ahantu nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite abaturage biziza umunsi w'abapfuye. My people, that was amazing, that was crazy. Gusa abavuga ko ngo uyu munsi cyangwa se iki kiruhuko cyahariwe abapfuye cyangwa se uyu munsi wizihizwa ku itariki ya mbere ndetse n'itariki ebyiri z'ukwezi kwa 11, aho ni mu gihugu cya Mexique. Ahangaha kandi bakomeza bavuga yuko ngo uyu munsi ubutangaje cyane ko ngo so bavuga ko ari umunsi ubutangaje cyane ho bizihiza bene wabo cyangwa se bahicyubahiro inshuti zabo, imiryango yabo ndetse n'abandi bagiye bapfa kuri uwo munsi. Kandi iki kinyamakuru twakuye iyi nkuru gikomeza kivuga yuko ngo uretse ku itariki ya mbere ndetse n'ebyiri hari n'utundi duce twizihiza uyu munsi w'abapfuye ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatandatu ndetse n'itariki 6 bitewe n'agace icyo gihugu cyangwa se ako gace gaherereyemo. Ndaje rero mubwire cyangwa se mbe nkumenyesha ibintu bitanu bitangaje bibera kuri uwo munsi w'abapfuye abo bawizihiza. Ahangaha baratubwira ngo ko ikintu cya mbere gikorwa mu gihe tuzi ko iyo umuntu yapfushije inshuti ye cyangwa se umuryango we usanga bababaye cyangwa se agahinda ari kenshi. Ahangaha baratubwira ko uyu munsi w'abapfuye iyo bawizihiza ngo bibabo babuzuwe n'ibyishimo ndetse n'imiryango yabo bishimye cyane bagira ngo bahereze icyubahiro ndetse banishimire kubo baba ari bazima, banahereza icyubahiro izo nshuti zabo zavuye mu buzima. Ahangaha bavuga yuko ngo ikintu cya mbere gikorwa ari uguhitamo se cyangwa kureba uburyo bwiza bw'indabyo, bakazijyana indabyo zisukuye neza cyane, bakaba bazijyana ku bituro by'ababo handi bashyingura abantu bapfuye bayire murahazi. Barangiza bakaza kuba babahereza icyubahiro. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya kibera ahangaha kuri uyu biziza umunsi w'abapfuye, iyi migenzo gakondo cyangwa se ibi bintu byarabaye ahangaha biba bitangaje cyane. Bakomeza batubwira yuko ikindi kintu cya kabiri gikorwa ahangaha ku munsi w'abapfuye, abene babo bubakira icyo bita nka aritari mwese murayeze bayira. Aritari rero iyi ngiyi ngo ibidekoye cyangwa se ibisukuye itatse ubu wagira ngo neza ni nk'ikirori gisanzwe cyabaye. Bavuga ko ibitatse amafoto, indabyo, inzandiko zitandukanye ndetse n'impapuro ziriho ubutumwa bageneye inshuti zabo zitabye Imana, aho izo zandika kenshi ubusanga zirimo amarangamutima yabo, ibyifuzo bari kuba baragezeho cyangwa se ibintu bari kuba baragezeho. Ngo nimba baranywaga nk'inzoga ugasanga umuntu yandikiye nk'inshuti ye yapfuye ayibwira ati ya nzoga burya twakundaga kunywa cyane, ka gasembe twafataga ubu gasigaye gahenze. Ngo ahangaha bikora bagira ngo bisanishe nabo bumve yuko imitima yabo ituje. Ikindi kintu cya gatatu ahangaha ngo iyo bari gutegura uyu munsi bibandaho cyane ni ikintu kijyanye n'ibiryo. Guys, ikintu cyitwa ibiryo ahangaha iyo barimo barategura uyu munsi ngo bahitamo ibiryo, ibinyobwa bisindisha cyangwa bidasindisha, bategurira inshuti zabo ziba zarapfuye mu rwego rwo kugira ngo bisanishe nabo, babereke yuko nubwo batakiriho ariko bakibazirikana mu mitima yabo, bakibafitiye urukundo. Ahangaha batanze urugero, batanga ngo nk'ibiryo cyangwa se ibintu bikunda gukoreshwa cyane ahangaha ni nk'ibiryo bita ngo ni bread of the dead.
ni ndabyita mu Kinyarwanda ni nk'umugati cyangwa se umutsima uba wahariwe kuribwa kuri uwo munsi w'abapfuye, aho usanga ibyo biryo cyane cyane babikoresha mu migenzongo y'abanyamegizike, niyo usanga cyane cyane bakoresha. Ahangaha kandi bakomeza bavuga ngo ibindi bintu biteye ubwoba ahangaha bikorerwa kuri uwo munsi ngo ni uburyo bafata skulls cyangwa se bones, n'ubwo skulls mwumve kano gace kacu ko ku manga k'imbere ndetse n'amagufwa, ngo usanga uwo mugati cyangwa se uwo mutsima ukozwe muri iyo shusho ariyo bazana bakaba bategura kuri alitari. Bavuga ko ngo kuri alitari ibindi bintu biryo bihaza nicyo bita ngo ni sugar skulls, nazo ngo ziba zikozwe muri iyo shape ijya kumera ibimaze nk'amagufwa ariko nanone atariyo ari ishusho yabyo bakoze. So ni ibintu bitangaje binateye ubwoba bikorwa ku munsi w'abapfuye by the way. So ikindi kintu wamenya ahangaha ni urutonde rw'ibihugu bigera kuri 5 cyangwa se 6 byizihiza umunsi w'abapfuye mu isi kurusha ibindi. Ku mwanya wa mbere n'ubundi turasanga igihugu cya Mexique, turasanga igihugu cya Brazil, turasanga igihugu cya Costa Rica, igihugu cya Ecuador ndetse n'igihugu cya Peru. Byose urasanga n'ubundi ari ibihugu byo biherereye hariya muri Amerika y'Epfo. So guys, buri gahugu n'umuco wako kuba bizihiza umunsi w'abapfuye ahangaha ni umuco wabo, ni ukuhereza icyubahiro inshuti abavandimwe babo baba barabuze, bakagira ngo babishimire ndetse bumve yuko spirit zabo ziri kumwe nabo. So ushobora kwibaza ni se haba ari ibihugu byo muri Afurika byizihiza umunsi w'abapfuye. So ngushimire kuba komeje kumurikirana n'inkomeza iki kiganiro nzababwira, nzaba mbakorera mu bihugu byo muri Afurika byizihiza umunsi w'abapfuye. So guys, mureke mbashimire, icyo ngusaba wowe kora follow, ukore subscribe kuri YouTube yanjye ni Mr. Ila. Stay tuned.